hasigaye igihe gito intambara ikarangira, hasigaye igihe gito intambara ikarangira, tuzabona intwari zadusize muri iyi si, abo bose imibabaro ibagirane nk'inzozi, tuzaririmba urufaya n'abamarayika, buri wese n'inanga ye maze ducurange, tuzaririmba urufaya n'abamarayika, buri wese n'inanga ye maze ducurange, kizaba ari igitondo ciza c'ubugingo, maze dusanganire umwami wacu mu bicu, azafata umwitero we aduhanagura amarira, twishimane nawe mu bihe bidashira, tuzaririmba urufaya n'abamarayika, buri wese n'inanga ye maze ducurange, tuzaririmba urufaya n'abamarayika, buri wese n'inanga ye maze ducurange, tuzaririmba urufaya n'abamarayika, buri wese n'inanga ye maze ducurange, tuvuye mu isi y'imibabaro, tuvuye mu isi y'akaga, tuvuye mu isi yo gupfusha, maze ducurange, tuzaririmba urufaya n'abamarayika, buri wese n'inanga ye maze ducurange. Amen. Hari umugabo witwaga Yobu, yarakize cyane afite abana 10, kandi yari umukiranutsi pe, yabonaga iby'isi zose ko ari ubusa, y'ubundi yaretse Imana ye, y'ubundi yaretse Imana ye, y'ubundi yaretse Imana ye, yabonaga iby'isi zose ko ari ubusa, Satani yinjira mu rugo rwa Yobu, imuteza ibyago by'igitangaza, y'ubundi yacogoye ku muremyi we, yabonaga iby'isi byose ko ari ubusa, y'ubundi yaretse Imana ye, y'ubundi yaretse Imana ye, y'ubundi yaretse Imana ye, yabonaga iby'isi byose ko ari ubusa, haje iyindi mbitsi ibwira Yobu, ati abana bawe bagiye gupfa, inzu ya mukuru wabo yabaguyeho, yabonaga iby'isi byose ko ari ubusa, y'ubundi yaretse Imana ye, y'ubundi yaretse Imana ye, y'ubundi yaretse Imana ye, yabonaga iby'isi byose ko ari ubusa, haje iyindi mbitsi ibwira Yobu, ati intama zawe na nka zawe abakarudayo bazinyaze zose, yabonaga iby'isi byose ko ari ubusa we, y'ubundi yaretse Imana ye, y'ubundi yaretse Imana ye, y'ubundi yaretse Imana ye, yabonaga iby'isi byose ko ari ubusa we, Ayubu we ntiyaretse Imana we, y'ubundi yaretse Imana ye, y'ubundi yaretse Imana ye, yabonaga iby'isi byose ko ari ubusa we, Ayubu wa kera, y'ubundi yaretse Imana we, y'ubundi yaretse
yaretse imana ye, y'ubundi yaretse imana ye, yabonaga iby'isi byose ko ari ubusa. Ikiwa wewe unanyamaza, kazi hii naendelea. Ikiwa wewe unanyamaza, kazi hii naendelea. Uramutse wicecekeye, uyu murimo urakomeje. Uramutse wicecekeye, uyu murimo urakomeje. Uhereye igihe Yohana umubatiza iby'ubwami bw'Imana, uraharanirwa kandi indwara zizavugishamwe imbaraga. Ico gihe indwara zisaba zitaka zinyinyiriwe zigira ziti, ye baba, ye baba, ye baba wehe, iyo bimenya nkihana. Uhereye igihe cya Yohana umubatiza iby'ubwami bw'Imana, uraharanirwa kandi indwara zizavugishamwe imbaraga. Ico gihe indwara zisaba zitaka zinyinyiriwe zigira ziti, ye baba, ye baba, ye baba wehe, iyo bimenya nkihana. Ye baba, ye baba, ye baba wehe, iyo bimenya nkihana. Umunsi w'imperuka uzaba uteye ubwoba, buri wese azasobanura ibyo yakoze. Byaba byiza cyangwa bibi ntibizasigara, uko waba uri kose ntibizakubaha. Buri wese ubwo azashwana n'uwo bakundanaga, azamubwira ati, atakiba weke ngaingana hingira, atakiba weke ngaingana hikayo. Mirimo twakoreye mu isi izavuga, buri wese azahemberwa ibyiza yakoze. Ubwo umwami Yesu azatunguka mu bicu, abapfiriye muri we bazazamurwa. Imirimo twakoreye mu isi izavuga, kuri uwo munsi buri wese azahemberwa ibyiza yakoze. Ubwo umwami Yesu azatunguka mu bicu, abapfiriye muri we bazazamurwa. Tumusanganire, tumusanganire, tumusanganire mu kirere. Tumusanganire, tumusanganire, tumusanganire mu kirere. Tumusanganire, tumusanganire, tumusanganire mu kirere.